Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Uyu munsi ni umwanya wo kuzirikana no kubaha no kwigira ku bikorwa by'ikirenga by'indashyikirwa byaranze abantu bitanze bakarengera inyungu z'igihugu n'abaturage. Amateka n'ibigwi by'uyu munsi bishingiye ku ntwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu: imanzi, imena n'ingenzi. Uyu munsi ngiye kujya mu cyiciro cy'imena nkubwire ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre, umwami wagaragaje ubutwari mu gushyigikira uburenganzira bw'Abanyarwanda. Iyo uvuze Mutara wa gatatu Rudahigwa, benshi bamwibukira ku nkuba y'urushyi yakubise umuzungu amukubitiye kuri hoteli Foko. Ibintu byasaga nk'ikizira, guhangara umuzungu benshi babonaga nk'ishusho y'Imana. Uretse n'ahantu batatu Rukara rwa Bishingwe wari warabikoze yica Padiri Lupiyasi, ariko nawe biza kumugiraho ingaruka. Uri kwibaza ngo byagenze gute? Kora subscribe ukanda handitse horo tujye tubana buri munsi. Nitwa Yishe Robert Nkwaye ikaze. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu mwaka w'1911. Ni umwami w'imfura wa Yuhi wa gatanu Musinga na Kangazire Dengode Kambanzabigwi wa Rwakagarara, akaba umunyiginya. Rudahigwa ari ikinege kuri nyina, ariko se yari afite abandi bana yabyaranye n'abandi bagore. Kuva mu mwaka w'1919 kugeza mu mwaka w'1924, Rudahigwa yigaga mu ishuri ry'abana b'abatwara i Nyanza ryayoborwaga na Defari wari uzwi ku izina rya Sebisiga. Muri iri shuri niho yigiye gusoma no kwandika Igiswahili n'amasomo ajyanye n'imiyoborere myiza. Ku itariki ya 7 Nyakanga mu mwaka w'1929 yagizwe n'Ababiligi umutware wa Nduga na Marangara. Ku wa 16 Ugushyingo mu mwaka w'1931 yimye ingoma bifashijwemo na Guverineri Voisin wayoboraga Rwanda Urundi afatanyije na Musenyeri Classe. Icyo gihe nibwo Rudahigwa yahawe izina ry'ubwami rya Mutara. Rudahigwa yari yashakanye na Nyiramakomari mu mwaka w'1933, umubyariye umwana umwe w'umukobwa witwaga Serebega akitaba Imana akiri muto. Nyuma mu 1942 Rudahigwa ashakana na Rosalie Gicanda barabana kugeza umwami atanze mu 1959. Gicanda yicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu mujyi wa Huye ahahoze hitwa Butare, naho haherereye hoteli Foko. Ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Mu bihe byo hambere yafatwaga nk'igitangaza, nta mwirabura ari wemerewe kuhakandagiza ikirenge. Habaga hari ibyapa bibuza abirabura kuyinjiramo. Yari inyubako y'amateka kuko yabereyemo amateka y'ivanguraruhu bwakorewe abirabura hagati y'1940 n'1955. Iyi hoteli mu gihe cyayo wayiha nk'inyenyeri 5. Niho abazungu babaga, abari bari mu Rwanda ndetse n'abaga baturutse mu gihugu cy'u Burundi bazaga kuhiyakirira. Kuri hoteli Foko hari handitseho amagambo yari mu Gifaransa agira ati Entrée interdite aux Noirs à chier, bisobanuye ngo ahabujijwe imbwa n'abirabura. Abanyarwanda b'icyo gihe bari barabyakiriye, bahanyuraga bakabona nk'ahantu h'abazungu gusa, bahabonaga nk'i Burayi. Umuzungu yafatwaga nk'ikitabashwa muri icyo gihe akaba nk'Imana nyagasani ya benshi. Umuzungu yafatwaga nk'ikitabashwa muri icyo gihe akaba nk'Imana nyagasani ya benshi yabamubonaga. None gute yisanze hari urushyi mu nsina z'amatwi arukubiswe na Rudahigwa? Mwaka w'1955 ubwo Rudahigwa yari akubutse i Burundi, yageze kuri hoteli Foko ashaka kuharuhukira ngo ahafatire amafunguro n'ibinyobwa, anaharukira amavunane yari avanye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Rudahigwa afite amakuru y'uko abirabura basuzugurwa bikomeye bakabuzwa kwinjira muri iyo hoteli. Ubwo Rudahigwa nabo bari kumwe babonye amagambo avuga ngo Entrée interdite aux Noirs à chier, asobanura ngo abujijwe kwinjira imbwa n'abirabura. Umwami yahise arakara cyane ajya kuhinjira. Ubwo yinjiraga yasanze umusore w'umuzungu wari warateruye ibyuma ngo yarikije yakoko, nuko umusore ababuza kwinjira. Rudahigwa yibonye nk'agasuzuguro mu gihugu cye, guhezwa mu gihugu cye n'abavuye ishyanga. Ntiyabyumvaga na gato. Rudahigwa nawe utari agafu k'imvugo rimwe, dore ko yari umunyembaraga ndetse ari na muremure cyane, dore ko yapimaga metero zirenga 2 n'ibiro birenga 100. Yari yarakoze imyitozo myinshi mu itorero nko kumasha, guhiga ndetse n'ibindi. Abatebya bati iyo yabaga yagiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'intare n'ingwe zabaga zije ku mikumbi y'iwabo. Rudahigwa nawe niko kwizibukira akukubita urushyi uyu muzungu, isi mwizengurukiraho, amarira azenga mu maso, abura aho kwirwa. Abona ko ntacyo gukora ngo akomeze arwane kuko arushwaga cyane imbaraga na Rudahigwa, arabareka barinjira. Rudahigwa n'abandi bari kumwe harimo n'abamurindira umutekano barinjiye basanga abazungu bicaye bari kunywa amatabi n'inzoga. Bari bahimbawe cyane bakimubona, baratunguwe cyane kubona umwirabura utinyutse kubavogera. Bamureba bakabona adasanzwe, ari umuntu muremure cyane. Rudahigwa yategetse ko buri wese agomba kwinjira
muri hoteli Foko nta vangura ribayeho. Amagambo yo kugereranya abirabura n'imbwa yaramubabaje cyane, bituma abwira abarinzi be gukubita abazungu bose bashatse kubasuzugura. Ndetse umwami asiga atanze itegeko ko nta muntu n'umwe utemerewe kwinjira muri hoteli Foko bahereye ku baturage b'abirabura. Nubwo umwami yatanze iri tegeko, ntabwo bose babyitabiriye kubera impamvu za mikoro, ndetse bamwe bumvaga bidashoboka. Kuva ubwo Rudahigwa yatangiye kwakira inama z'abashefu n'abasushefu bo muri icyo gihe. Ku wa 25 Nyakanga w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959, abari abana ubu ni abasaza, abandi bo ni abakecuru. Tariki 25 z'ukwa karindwi w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959 wari umunsi w'amarira menshi mu Banyarwanda, ubwo hamenyaga inkuru y'incamugongo ko umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léopold yatanze agatangira mu mahanga i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yahagurutse i Nyanza ku wa gatanu tariki 24 Nyakanga mu 1959 ni kwerekeza i Bujumbura, aho yari agiye guhura na guverineri wa Rwanda Urundi n'abandi bayobozi b'Ababiligi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagombaga kuva i Bujumbura afata indege imujyana i New York gusaba Loni ubwigenge bw'u Rwanda. Amaze kugera i Bujumbura mu gitondo cyo ku wa gatandatu tariki 25 Nyakanga, umwami yasabwe na muganga we w'Umubirigi Dr Vinti kuza kumureba ngo amusuzume arebe ko ubuzima bwe bumeze neza, inamuha urukingo rwa Février jaune rwaterwaga abakora bose ingendo zo mu ndege. Amaze kugera kwa muganga Dr Vinti, aho kumuha urwo rukingo ahubwo yahise amutera urushinge rw'ingusho, nuko umwami Rudahigwa ahita yikubita hasi agwa igihumure mu mwanya muto aba aratanze. Inkuru y'incamugongo imaze gusakara mu Rwanda, benshi mu Banyarwanda barimo nabo mu muryango w'umwami ntabwo babyemeye, kugeza ubwo umugobwa we watabarizwaga imwima ku itariki 28 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wasimbuye mukuru we ku ngoma ni umwe mu bemeje ko Rudahigwa yishwe atazize uburwayi. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yavuze ko umwami Rudahigwa agiye Bujumbura nta ndwara n'imwe yari arwaye. Yagize ati, umwami Mutara wa gatatu yashakaga kujya i New York gusaba Loni guha u Rwanda ubwigenge. Ubwo yari Busumbura yahinduwe Bujumbura y'ubu, yahinduriwe muganga wari usanzwe umuvura amutera urushinge mbere y'uko agenda. Agisohoka mu biro bya muganga yikubise hasi. Kumvishijwe n'Ababiligi ko urupfu rwe rwabaye impanuka, ariko mukuru wanjye ntiyari arwaye, yagiye i Burundi nta n'igicurane ataka, kandi nta suzuma ry'umurambo ryakozwe. Ababiligi bagiye birinda kuvuga kuri urwo rupfu, n'abaruvuzeho bagahakana kurugiramo uruhare. Armand van Tepes ni umucamanza w'Umubirigi wari umaze amezi make mu Rwanda ubwo umwami Rudahigwa yatangaga. Muri filime Imbarankuru yise Le Rwanda et le Colonel yakozwe na Barty Govat, umucamanza Armand van Tepes yavuze ko urupfu rw'umwami Rudahigwa ari urusanzwe ntaho ruhuriye n'Ububirigi. Ababiligi ntibakana ko umwami Rudahigwa yateye urwo rushinge, cyane ko bisobanura bavuga ko bamuteye urwo rushinge bagamije gufasha umubiri w'umwami Rudahigwa kubaka ubwirinzi buhangana n'udukoko ibizwi nka bagiteri. Birazwi neza kandi ko umuntu watoye penicilline ashobora kugwa igihumure iyo yatewe uwo muti ku bwinshi bidahuye n'ubuzima bwe, kubera ko aho kuba umuti biba bibaye uburozi. Mu gihe watewe uwo muti atatabawe vuba ashobora gukurizamo urupfu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe afite urugendo rwo kujya gusaba ubwigenge muri Loni, yifuzaga ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge Ababiligi bakagenda bagiye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1956 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba kuwirukana Ababiligi, u Rwanda rugahabwa ubwigenge. Yongeye kubisaba mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959, ndetse kuri iyi nshuro asaba ko Loni itanga umunsi nyirizina igihugu kizahebwaho ubwigenge. Ababiligi batari biteguye gutanga igihugu, bari bamaze imyaka isaga 40 Ababiligi batari biteguye gutanga igihugu, bari bamaze imyaka isaga 40 bahawe. Barakajwe cyane n'uburyo umwami Rudahigwa yakagamo ubwigenge kuko atifuzaga ko bakomeza kuhaguma. Abanyarwanda bari icyo gihe bashinja igihugu cy'Ububirigi kuba inyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa, babihereye ku buryo guverineri w'u Rwanda Urundi Jean Paul Haroy yitabiriye umuhango wo gutabariza umwami Rudahigwa yitwaye ku munsi w'itabazwa ry'umwami Rudahigwa, aho yarakajwe no kubona abiru batangaje umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nk'uzasimbura umwami Rudahigwa, mu gihe guverineri Jean Paul Haroy wifuzaga kubanza kuganira n'Ababiligi. Gusa hari na byinshi bigeze kumva kuri Rudahigwa by'ibinyoma. Bivuga ko Rudahigwa yatandukanye na nyina Makomari kubera kutabyara, ntabwo ari byo. Amateka avuga ko yabyaranye na Nyiramakomari umwana w'umukobwa witwa Gasiriberege wapfuye akiri uruhinja. Nyiramakomari yanakuyemo inda nyinshi za Rudahigwa bw'ibyago. Rudahigwa yaje gushaka undi mugore ari we Rosalia Gicanda. Abazungu banyuze ku muganga we bica intanga ze, kuva ubwo ntiyongeye kugira urubyaro. Rudahigwa ntiyabashije kugira umwana we mu buzima bwe. Ushimiye twabanye. Iki ni cyo cya mbere cyavuga ku mateka ye,
ubutaha tuzagaruka ku bintu by'ingenzi 10 byatumye ashyirwa mu ntwari, ndetse tuzanababwira no ku rugo rwe ruherereye i Nyagatare.